ufite computer gusa iyo uyikoresheje igihe nta akanyamasyo, iki nicyo kintu cya mbere wakora. Kanda Windows plus R, nurangiza wandikemo sysdm cpl, ubundi ukande enter, funguka izi settings, uhita ujya kuri advanced, ukande kuri settings, ubundi ukande kuri adjust for best performance, ubundi ukande apply, ukande OK. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, uraza wongera ukande Windows R, wandike sysdm.cpl, ukande enter, uze kuri advanced nanone, settings zino za mbere, noneho ukande advanced hano kabiri, nurangiza uhindure virtual RAM yawe. Uraza hano kuri change, tubanze do clearing ino box, noneho tuhite tuza hano kuri custom size. Aha bari kukwereka initial size, ushyiraho ubwikube bwa 1.5 bwa RAM yawe wari ufite. Nimba wari ufite RAM ya giga enye, ubwo ni ahangaha ariko turi kubara mu megabytes, ubwo ni 1024 dukubye 4, ubwo ni RAM ya giga enye, sibyo? Noneho dukube 1.5, urahita ubona megabyte ugomba gushyiramo hariya, ubwo ni megabyte 6. Noneho kuri maximum size ushyiraho RAM yawe wayikubye 3. Tugiye gufata RAM, twabonye ko giga enye ari 1024 dukubye 4, none ibi ngibi tubikube 3. Turashyiramo giga, turashyiramo megabyte 12,288, ubundi dukande set, ubundi dukande OK, noneho ukande OK. Noneho restarting computer yawe. Iyo turi gukoresha computer yacu hari amafiles yisavingaho ayahaye n'uburenganzira sha. Ayo mafile rero nayo ajya atuma computer igenda gakeya, ubwo tugiye kuyasiba. Buri gihe ujye uyasiba buri ukoresheje computer cyane kugira ngo computer izajye iguma yihuta. Kugira ngo uyasibe rero, kanda Windows R, none urangiza wandikemo percentage sign, wandike temp, wongera ukande wandike percentage sign, ukande OK. Aya mafile yose nayo aba yari savinze kandi nta kintu aba amaze mu by'ukuri. Yose turakanda Ctrl A, ubundi tuya delete, tuyasibe yose. Numara kuyasiba computer izajya igenda yihuta. Se wari uzi ko n'amavirusi ashobora gutuma computer yawe igenda gakeya? Bino hano kuri Windows, none urangiza usearching Windows security, uyifungure. Numara kuyifungura noneho turaje duscanning amavirusi ashobora kuba ari kuri computer yacu, noneho Windows ibashe kuyasiba niyabona. Ashobora kuba ari gutera computer yacu kugenda gakeya. Turaza hano kuri virus and threat protection, nitumara kuyikandaho urabona ahantu ha quick scan. Hano hantu ha quick scan niho turi bukoresha kuko turamutse dukoze deep scan byatwara igihe kirekire cyane, kandi mu by'ukuri nyine amavirus tugomba kuyabona byihuse kugira ngo tubashe Windows ibashe kuba yanayasiba. Turakora quick scan, noneho computer ngaho irahita itangira guscanninga amavirus ashobora kuba ari kuri computer, niya detectinga ihite yasiba. Noneho niyasiba icyo gihe nimba yatumaga computer yacu igenda gakeya, irahita itangira kwihuta. Noneho ciao.